Nabivugiye ahangaha kubutera umwaka sinabivugiye ahangaha imbere y'abantu none niko bigenze uriya mukobwa ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ahubwo uriya mukobwa bamupimisha pe niba atari ibiyobyabwenge afite ikindi kibazo mu mutwe ashobora kuba afite ihungabana kuko amagambo avuga y'ubwayo agaragaza yuko nta burere nta ndangagaciro nyarwanda umukobwa utinyuka akajya imbere y'abantu akarahira ngo ndagaswera mama. Can you imagine my friend? Barangiza imvugo nyandagazi. Ngo tumumenye uyu munsi yatandukanye n'uriya mukunzi. Jackie tumuzi kera. Muzi video ze yashyize hanze yambaye ubusa. Muzi ribi mwiyama. Muzi bamufata akazi imbere y'abanyarwanda ngo ndihannye ngo rwose mumbabarire ngo sinzongera. Ejo bundi akoze ubukwe aragiye ari president urabuteza amezi abiri naravuze ati ubu bukwe bwa Jackie nta mezi abiri bufite ntari nundi wese uzabikora bazamukatira umukwe. Jackie si ubwa mbere si ubwa kabiri ntago tumumenye uyu munsi tumuzi kuva kera afite dossier nyinshi kuri RIB zari amagambo y'urukozasoni so murekerera amategeko akora ibyo akwiye. none se umugabo koreho musembuye ko Jackie yavuze ntago umugabo ari we wamusembuye none se kuva kera wa mugabo aravuga ngo nago usanganye umutezi oya niba yaramusanganye ibyo bamukaciye ariko Jackie nagende ariko bamukubite nk'amezi 6 cyangwa umwaka nawe wafunzweho koko urifuriza umuntu gufunga oya amezi 6 nibwo ari buve ameze neza cyangwa se basi nasaba imbabazi akemera icyaha bamukubita insubika bihana ariko yakusemo nk'ibyumweru nka 3 babanze bamusobanurire neza. Patrick yobe kuntu kera natukanaga nirirwa mpanganye nabayagona abandi ubu ndacyatukana kera nakoreye ikiganiro ndi kongo n'umukobwa nk'uyu tari nk'abanageze mu mabere tari nk'abanageze ku bibero ubu ndacyabikora n'abakobwa babiciwe n'iki n'abakobwa bakiguza nabo nabikoho na RIB ko nta mikino mfite mwa mutubona tayari turi kuri kamera nkaba nazanye na Patrick wanyu mukunda usa nk'urubingo. Patrick komera cyane amakuru yawe Fresana uri muri telefone ariko se telefone ko nayiguriye ujya bigende bite warayiguriye cyangwa wayihawe na Rujama no Rujama se wajyushimira n'amafaranga namushiriye yose wajyushimira abakiri none se wenda mushimira ariko si y'ubuntu naramuvuze nongeraho n'amafaranga yego kandi atari make n'icyo wabwiye n'icyo kintu Rujama akorera abantu yego wowe uraza ku mafaranga ufite akwa telefone akakongerera ukamuhaho makeya kugenda yongeraho cyangwa se ukazana n'uwo afite akaguha indi telefone bimeze mu mujyi ka free zone buretse gatoyo ubwo n'undi wagiye kwa Rujama reka tubabwire abantu na nimero yego mu gihe yewe muntu wese ufite iPhone 13 mu Rwanda nta handi wayikura 0782 77 yego mu Rwanda hari iPhone tukiva kwa Rujama phone shop tayari duhise tugaruka yego Patrick mukanya nibwo mbonye itangazo risohotse rituruka mu biro bikuru ku Kacyiru headquarter Kimihurura headquarter rivuga yuko umwana w'umukobwa usa na se bakunze kwita Jackie maginga yangaya ari mu maboko ataraye. Wowe itangazo waribonye yego nabibonye niki wabivugaho Nurse ubwo nuko nabonye n'undi mu itangazo nago harimo ngo Jackie yazize iki kuko yatawe muri yombi gusa ubwo n'undi nkuru ibitaraturuka ibukuru yego ngo batubwire ngo umuntu yazize iki icyo gihe rero gahunda ibihari ni yindi ikomeza yagenda gake mu byo ukeka Jackie cyangwa se usa na se ashobora kuba yazarimo iki ntabwo nyakeka ntabwo mu byaha nkeka mu byaha ntabwo bakeka amategeko ntabwo ni street ingingo iyi ni umwana yo mu mategeko kandi ibyaha y'u Rwanda iteganya ko ntabwo mu mategeko rero bakeka umwana w'umukobwa bita Jackie mbereho gato yari yakoze igisa n'ibara reka mbivuge gutyo ubwo bagiye bakoresha imvugo ziremereye cyane bavuga ko ngo bagiye guhamba impeta bakayihambana na nyakuyiza nuwo ago se ubundi tutabeshe impeta irahambwa ndahizi se muri ni bavuga ubwayo yo mvuga kwangwa guhamba ni imvugo nyandagazi se
guhamba impeta n'imvugo nyangaragaza kuko impeta se ni ikintu gihambwa kiza kuba bahamba ikintu gifite ubuzima sibyo ra yego bahamba ikintu gifite ubuzima bivuze ngo ugiye guhamba ngo impeta nabyo hari ibindi umuvugizi wa RIB bita Dr Murangira Bitsiri buriya shango utavuze ijambo docteur ari ukuntu umuntu w'umudegarasi Dr Murangira Bitsiri akaba yongeye gutanga umuburo n'ubundi yari yanamwihanije ku munsi wo kuwa gatatu n'ubundi mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru yari yongeye kumuha warning Jackie umva nyine rero ko Jackie n'ubundi umukobwa hari undi muburo yatanze ari muri conditions zitari nziza hari undi muburo yatanze ati ariko nk'abantu bajya gufata mwene ibyo bintu nabonye kamera ziteretse muri wese icyo kintu yongeye kigarukaho aravuga ati ibaze aho umuvandimwe arinda kugeraho ngo gukora press conference muri toilette agiye gukora ubugoryi cyangwa se agiye gukora mikoro hejuru y'amabyi oreze nawe ukuntu ukabya wigeze ubona muri uriya musarani harimo umubyindi uriya musarani wabonyemo umubyindi n'umuhungu wawe Kamaro dadi we ndavuga ni mwaka byara Kamaro turahuye mu kanya Kamaro turahuye mu kanya akwamamaye kuri telefone yangiye kuzima Samblag igiye kuzima ariko witama wowe telefone yawe narimwe igiye umuriro wazagiye kwabijama kwa telefone nyeho yanazimye ho yazimye wowe telefone no kuvuga ngo Patrick rimwe na rimwe wenda reka tubivuge muri ubu buryo rimwe na rimwe tujya dukora genda gake Patrick bugenza gake mbanze mvuga nawe ngiye kuzakujya nka Pastor Claude ejo cya Pastor Claude cyo twakora ikigane Pastor Claude umuteka mutwe uwo ni Claude na Pastor Claude nyine umuteka mutwe nese kujyongera Pastor nibyo nkubwira Pastor Claude ejo twakora nayo ikiganiro numva kirimo kiravuga ubusa numvise kimwe kiravuga ubusa nagiye ni we cece uzajya uvuga nkwayo mwanya hari ukuntu umuntu yinjira mu bintu atari n'urubyiruko urumva aka ibintu by'urubyiruko kabimusangamo akabikoreramo amakosa n'ibiki byose abantu baba badukurikira tano kwa tano ndagira ngo mbabwize ukuri hari abantu benshi cyane dukorana ibiganiro ukajya kubona ukabona ariko umuntu ibintu avuga nta bwenge bubirimo muri ibintu byinshi cyane dukata biba ari byinshi cyane ni n'ibintu bimwe na bimwe dusasira buriya ngewe akenshi iyo nkoresha umuntu ikiganiro iminota 5 ya mbere capacité intellectuelle yamba namaze kuyikurura ni ukuvuga ngo umuntu bita Pastor Claude bantu musanzwe mukora nawe ibiganiro mujye mugerageza gukoresha ibishoboka byose cyangwa se mugakoresha ubwenge bushoboka bwose uyu muvandimwe mworohereza akoze nago mwemera Pastor Claude ni umushuti wanjye wakadasohoka ni numwe mu bantu nkunda cyane niyo mpamvu maniteretse no kuri Kabyindi nkavuga ni mugiremo inama wenda kino kiganiraza kuza kukireba ariko hari ukuntu nawe cyane cyane wenda nk'yatarajya mu mavuta ayo butose ubuze cyamameze ikemuri hari ukuntu yatarajya mu mavuta bimeze bite usanga nyine arimo aravanga ibintu ari kujya HS uzi icyo bisobanura HS hano vange orsige mugasanga umuntu ari out of the topic so reka bane ibyo ngibyo tubyihorera ikindi rero ni iki ngiki Jackie kenshi na kenshi abantu bamukoreshaga ibiganiro harimo bagiye bamukoresha amakosa kubw'inda zabo kubw'inyungu zabo kubw'umuntu buke noneho Jackie ako wowe biranawe wamukoresheje wowe nawe wamukoresheje ibiganiro byose nagiye nkoresha Jackie hari ukuntu ngewe iyo mbonye urumva capacité intellectuelle yawe ari nkeya cyangwa se cyaza ari ifite ikibazo Jackie ni nkeya Jackie ni nkeya no Jackie ntago abura ubumenyi kuko ntago wenda yigeze abyigira kugira ngo agere ku bumenyi nyine sibyo ahubwo n'ubwenge Imana yamuhaye ushobora kuba nyine budahagije uko uzi impamvu ni umuntu w'intabwirwa nakoranye ibiganiro byinshi kandi ndimo ndabikubwira kandi umwana nkunda sibyo wagiye unagira inama muhoza no ku mutima ajya no gukora biriye yakoze waramubujije nari namubujije inshuro nyinshi ikiganiro nakomeje kugikurikirana kuri mushiki wacu
ariko ntago Jackie ntago tumumenye uyu munsi yatandukanye n'uriya mukunzi. Jackie tumuzi kera, muzi video ze yashyize hanze yambaye ubusa, muzi ribi mwiyama, muzi bamufata akazi imbere y'abanyarwanda ngo ndihannye ngo rwose mumbabarire ngo sinzongera. Ejo bundi akoze ubukwe aragiye ari president. Wowe buteza amezi abiri. Naravuze ati ubu bukwe bwa Jackie nta mezi abiri bufite. Sinabivugiye ahangaha, sinabivugiye ahangaha imbere y'abantu, none niko bigenze. Uriya mukobwa ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, ahubwo uriya mukobwa bamupimishe pe, niba atari ibiyobyabwenge afite ikindi kibazo mu mutwe, ashobora kuba afite ihungabana, kuko amagambo avuga y'ubwayo agaragaza yuko nta burere, nta ndangagaciro nyarwanda. Umukobwa utinyuka akajya imbere y'abantu akarahira ngo ndagaswera mama. Can you imagine my friend? Barangiza imvugo nyandagazi. Mvuze ndi kubisobanura nk'uko yagiye abivuga. Wabyakire gute kuva ngo agiye gushingura impeta noneho? Urimo yakoresha imvugo mbi. Gushingura impeta. Yavuze guhamba. Wowe Patrick nawe. Koko Jackie nta muntu umwanga pe. Ngiye twagiye dukorana ibiganiro byinshi. Ariko imvugo y'urukozasoni, amagambo y'urukozasoni ntari n'undi wese uzabikora bazamukatira umukwe. Jackie si ubwa mbere, si ubwa kabiri, ntago tumumenye uyu munsi, tumuzi kuva kera, afite dosiye nyinshi kuri RIB. Zari amagambo y'urukozasoni. So murekerera amategeko akora ibyo akwiye. None se umugabo koreho musembuye ko Jackie yavuze? Ntago umugabo ari we wamusembuye, none se kuva kera umugabo aravuga ngo ntago usanganye umutesi. Oya niba yaramusanganye ibyo wenda ibyo simbizi, niba nawe urwaye sindi muganga, ariko gusa Jackie we ari amagambo y'urukozasoni, imvugo nyandagazi, icyo kintu cyo bakimuhanira. Uko n'umugabo ngo kera yabivuze ni kuva kera. Ibikorwa by'urukozasoni, video ze murazizi, yambara ubusa imbere y'abantu, araza abeshya abantu ngo arihannye. Nkeje mu gitondo barongera arekuye video yambaye ubusa, kabuno yagashyize ku karubanda. Ubwo rero nawe kujya kurongora umuntu umeze kuri wari wabuze abagore, ntago watungwe se no ko yafunze. No ukuntu yakaba bivuga ameze nk'unamureba. Oya tujye tubaseriye. Oya ngewe ndi kwihuta nuko numvishe ikiganiro kiryoshye. Urara ukuntu ikiganiro kiryoha uri hanze kumva nawe wagitakaramo. Ntago watungwe nuko yafunzwe. Ntago watungwe. Kwizenje byanshimishije, yagombaga gukacira. Uja ntago uriya mukobwa ntiyahinduka, nta n'uwamuhindura. Tekereza umukobwa ujya imbere y'abantu akavuga ati ngo mu buriri ngo bamutunganye nabi. Nose mwabagore mwe mushango tuzabagwe mu maguru. Kumuntu akora kashoboye mushango umugabo ngo yabipaga. None se umuntu akora uko ashoboye, niba mpaye ibiryo nkaryeho ibyo nshoboye nkabisigaze uzire ko utamaze isani. None se yaka wowe muhanga mu byo gutunganya ubundi umuntu kugira ngo amenye ko yanoze bapimisha iki? Jese ndabizi aba bagore b'iki gihe ko nabonye bariye karungu, hasigaye hari abapfubuzi, hanze hari abapfubuzi bajya no mu ngo z'abandi rwose, kuri telefone amaroja arahari, ukagenda ukamupfubura agasubira iwe. Nk'abantu Jackie ubwe ajya imbere y'abanyarwanda ngo bamukora nabi mu bintu, nose murashanga tuzabagwe mu maguru. Buriya nanibagiye icyo kintu. Mu bintu nabonye muri kiriya kiganiro Jackie yakoze cyananteye ubwoba cyane kurenza ibindi. Oya mbere ya press conference ikintu cyanteye ubwoba kurenza ibindi. Reka we nagiye bazavuge ngo ndarya cyane, nkunda ibiryo pe, ndabikunda kandi banumva atari n'umuco mubi. Banumva bura n'umunsi napfuye bagomba kuzankingurana ikintu cyo kurya. Nje mu butaka nyine mbyifite nk'ibirayi, ibenzi hiye, neza cyane. Ariko ikintu kimwe nshaka kubwira Patrick ni iki ngiki, kugira ngo ubura umwana w'umukobwa urengeje imyaka 18 y'amavuko ujye ku karubanda urwumva uvuga uti ngiye bansambanya nabi nkapfuba. Agenda aribwo buryo bwari bwo kwidefanda bwari buretse gato Patrick, ibaze fata urugero wenda nka mushiki wawe, sibyo? Ugiye kumva nyine wenda nko kuri za YouTube bamure ku ikiganiro avuga uburyo ngo bamusambanya nabi, arwaye ibiheri, wabyakira ute?
umugabo nawe ntago yasubije neza ngiye bose mbona bafite ntureba ko naje kuno mihanda bose afite amako buretse gato nkubwira ngiye ntureba ko naje kuno YouTube ndahiye imbere y'Imana kandi bimvuze sinzongera no kubisubiramo umunsi nabonye nk'umuvandimwe wanjye nawe yafunguye agacano cyangwa se yakoze aka TikTok live cyangwa se video yari yose live sibyo nzahita njya muri cyohoha sinzi ibyo nzakorerayo ariko nzajya muri cyohoha kwiyahura se oya nzajyayo gukora iki nzajyayo nyine kwiyahura ariko Patri uzwiga ngo ubyuke mu gitondo wane wenda nkatwe twenda twamaze kwiyandagaza reka tubivuge gutyo kandi umuntu akaba yanagenda nashimira abavandimwe bagenda baturushaho kutugira inama umunsi ku wundi kutugorora buriya tutaza kubona nk'uno muburo wo kuvuga ute mugende gake ni namuvwe tuzanira Sirenge yagenda gake byari bigoranye cyane uzi ko hari nk'ukuntu umuntu yabyukaga mu gitondo ukarekura igitutsi kuva ari nka bonjour impamo ya Mungu bure wumvaga ari nka bonjour no kumvaga ari ibintu bisanzwe kumva nyine ni ibintu rwose nyine ukabyenjoyinga cyane noneho ngewe hari naho byigeze kugera mu mvugo nyandagaza umuntu yajya agakoresha zikomakomeye ukagera nk'ahantu mu bantu ngo reba kimwe gitukana ariyo sura nyine ufite maze kungana wenda nkawe baba ngo reba kamwe gatukana aho ngiye none nagira mu bantu ngo reba kimwe gitukana none wa mugana nanjye nakwireba ukuntu nsigaye narabaye cyo ariko none ugasanga n'ibintu by'imvugo nyandagazi inkurikirana mbona ntago ari umuco mwiza ndavuga ni mu nzira ni process urabona bino bintu byamaze kutwokama sibyo we nande kubango byamaze kutwoka nge nabandi bakoresha mwene izo mvugo wenda nawe sinzi izo ukoresha urumva nizo mu byahishuwe gusa uharabika ariko none zo muri biryange nibyo nkubwira nyine ariko none ugasanga izo mvugo zamaze kutwokama process yo kugenda birangira urumva yo kugira umuntu abivaho ni step by step ngira ngo urabizi step by step abandi bo ntago bahise bafata uwo mwanzuro ko abantu baratandukanye nyine ukuntu bumva n'imyumvire yabo ukajya reka kubyitirira Jackie gusa nkuko ari nawe naba ngiye kuvuga ariko reka mbivuge muri iyi nzira isubizo wacyumvise nabyumvise ahubwo nugasanga niwo mwanya mwiza ubonye wo kumera nkaho ari murahangana n'abakugira inama ati ngiyewe reka mbivuge ikiba kibe mubita mu ruparasi ikiba nzangu umutwe inango nzangu kizaba nzangu umuti mubita muri uyu mutwe uriya ntabwo yavuga mvugo nyandagazi ikomeye ahubwo yarakomeretsaga wakuze kugira ngo umuntu akwinjire nko muri famiye urumva buriya kugira ngo nibura wenda umuntu agusembure winjire mu aho ngaho simvuze ko umuntu atabikora ariko biterwa none uko we bagusembuye ariko kubera ko umuntu yakwimye amafaranga ye ugahita umwinjirira mu muryango usiziri mu byumva kubera ko atakoyishyire kuri uwo wavugaga navugaga ndese uri hakurya hariya sumuri hakurya ra buretse yakaza mu kubwira yaka ninde hari amakuru mudafite yakama mwama inzoga atari oya ikibazo cy'icupa ninjye waryigure ntangura inzoga kandi sanzwe nigurira ndabanza gushimira Imana yankwiye ku rwago rwa turose nk'amatsige mfite ubushobozi bwo kwigura ariko amafi yakasuko nabonye nawe ngo ari ifoto gusa wagiye kwa mushura bivuga yakamwaniwe nawe ariko abantu ayo yaka wa mugani nawe ko biri kunsebya bivugira imbere y'abantu kandi bagira imbere y'Imana yewe rahira yaka none bivugije ukuri n'ubundi mwanyise nge n'ubundi oya n'ubundi mwanyise bashimira muri ruzangaburira uwo munsi nzashimira sineka yakamwana aravuze ngo ntabwo ateka ntiyabaho yakaravuze ngo sineka uzajya mu biryo nzansebya aho nariye kare ntabwo ari uko mvuze video yakabaye tarayinyoherereza yavuze ngo turadufi ngo zitadusubira muri firigo bango ni ifoto ari amafi yawe uba yateye kuri busheri ntiyamukoreye konti gusa ngewe rwose muhindure content zo kwanduranya ariko mujya iyi content yo kurya natangiye kugira kabiri ngera hariya ngakubita umuriro nagera kwa gasuku nkari igihene nagera kwa mushinga saa gisamaki irateguye yese abakinzi bose urabona iyi content Sira samaki arirota ubu sinyirya restaurant nubundi sine sigaye mva rwose ku kazi nahaze ugenda uryama kwa mushise yari ifite irota kwa mushise era samaki ko nayo yari ifite ibirora
arakabido kaya kakashimishije urumva arimo aravuga ngo noneho ngo muno minsigaye nituma ezo ubundi niwo biherukaga oya naho ubundi uriya mwana aratubabaje njye nabyumvishe mu gitondo ngo bamukaciye ariko Jackie nagende ariko bamukubite nk'amezi 6 cyangwa umwaka nawe wafunzweho koko urifuriza umuntu gufunga oya amezi 6 nibwo ari buve ameze neza cyangwa se basi nasaba imbabazi akemera icyaha bamukubita insubika bihana ariko yakusemo nk'ibyumweru nka 3 babanze bamusobanurire neza Patrick yobe kuntu kera natukanaga nirirwa mpanganye n'abayagona abandi ubu ndacyatukana kera nakora ikiganiro ndi kongo n'umukobwa nk'uyu tari nk'abanageze mu mabere tari nk'abanageze ku bibero ubu ndacyabikora n'abakobwa biciwe n'iki n'abakobwa bakiguzana nabikoho na ribu ko nta mikino ifite mwagenda gake ndakubwiye mu yagushyize ku murongo ribu wowe yago mba uwitwa ntuzuri uri muri Canada ninde Dumba na yago ugikandagiza ikirenge mu Rwanda ni ipingu mubimenye rwose ariko Dumba ngo yasabye imbabazi gusaba imbabazi ntabwo bikuraho ibihano yago se yakoze iki gituma afunga ahubwo we isebanya kwanduranya gusebanya yasebanyije n'abandi ntabwo bazi bandi bose kandi ntarya mu muri ya groupe harya ngo yashinze groupe y'inyeshyamba yaga wanzu nyibwirire kuko bira biryo mushi abagaburira niba ari nyabyo koko cyangwa na hano mwifotoreza kuri araje bisebye nabyo kandi nako kuna bavovorira arota bira biryo bari ni ubyitekera nta n'umukozi agira ngo arabiteka iwe yaravuze ati iriya content yo guteka ngo niye ngo yayitangiye kera ngo ahubwo wowe warayimwigana mushi ntago rigeze mwigana giye nige wazanye content nige mwenyewe afite na video yarambwiye ati yaka bya bintu akora kumbabura ngo na thumbnail abafite anyereka thumbnail nyinshi cyane zafite barangura urabona icyakora cyanjye ukuntu kiba giteye anakwibutsa ko atekera kumbabura ranayibutse n'imbabura avuga se umuntu arajya gufata binyama ngo gashyira ku mbabura ngo uzarebe thumbnail yanjye ngo yaka ejo bundi ari mu diaspora guhamagaye ngo agwa amafaranga ariko umeze neza nta mu diaspora umwe wampamagaye ngo gushaka ahubwo uriya niba yari yanyweye ibiki umwe nawe twavuye nkamubwira ngo name 5 ngo baguhe nimero zanjye ngo uzabahamagare ngo cyangwa nzaguhamagara nazampamagara urafite aba diaspora benshi bagushyiraho banamo buri kwa 5 ubejo nzaba mfite amafaranga aturutse Michigan izina ry'Imana nine mugira neza bakuremeye ntago ngiye namuvugira hano yarambujije aba diaspora banjye barambwiye ati twebwe ntuzaduvuge kuri social media twebwe nta nubwo turi abafana bawe we uri grand frère uri umuvandimwe witwa Kadete mushi wa Gatsiri ajya gutamo Kadete mbo Kadete anamo gake ariko musaza we Gatsiri we ni buri munsi neje agomba gukira amadolari 50 azaka YouTube numva warayikiriye mu maze kwikuramo iki ibiryo urabibona utaho wiryamira amafaranga barayaguha connaissance ndacyagura inzoga sinzubu nta hantu nagere mu mujyi wa Kigali ngo mbure umuntu ngurira ngo yiguriye katubwe ngo wayiguriye iri naryiguriye ariko kanya ni nkata gato kidogo amasaha agiye kugera ubundi amategeko yo mu Rwanda ubu ngubu gufungura akabari ni saa 11 gufunga akabari ni saa 7 z'ijoro mu minsi isanzwe ni saa 8 nusi yakaba zacitse ku ndaye wazacitse ku ndaye urikumva Jackie ngo ntabwo bamukwakwanya neza ariko se Jackie bamurekura nanjye nkamugerageza akumva niba atari sawa cyangwa bamukubite Baltazar ko nabonye Baltazar afite igikoresho kandi uzamutinganye ngewe aya ndanabanga buriya wambwira ati abatinganye bakababoha amaguru n'amaboko buriya abantu nangana ngo abatinganye kubi ariko mujya gutingana nta bagore bahari udafite amafaranga so wamubonesha iki udafite amafaranga umugore wamukura gusobanura ni 5 cyangwa 2 babaho se cyata hano za Sodoma rwose kibiri urasamura kurara 5 ukarara rwose winyisibu nzovuga ngo we gutwaye umugore wahe uhamwe twabasanze
oya uramugora ahubwo yari uwa Nzovu. Nzovu ahubwo yaramunsigiye bamwita Lisa. Yaramugusigiye bamwita Lisa. ubu ni wowe umufite burenge umufite. Nzovu cyagiye ese iposho mutanga nangahe iyo warayeyo utanga iposho yangahe? Posho ntabwo ari ngombwa, hari igihe umuhaye akanaguhahiramo ukanarya da. ukarya mu yo wamuhaye Eh. Jaka nta mwana nta mugore nta kibanza ni inzoga gusa z'ubuntu niyo fi yo kwa Mushi. Ariko abantu bambwira ngo nta mugore mfite. Uriya se Jackie bamaranye kangahe? Ngera wirabonye gushaka umugore wo kumara iminsi 2 nkiriya ya Jackie nura mugabo. Nabireka nkajya nkubitaho nyigendera. Nshimira Papa Sava, nshimira Philipita, nshimira bamenye mwanze gushaka abagore. Aho ira gushaka umugore wo kumarana iminsi 2 mureke. Urabashimye ko badashaka. None se baba batweretse iki? Jackie nura mukunzi we batweretse ikiburi. Abandi bamaranye igihe wikirefera kuri. Niki uteganya gukora umwaka utaha? Uzi ko biriya birutwa no gufata umukobwa ugafata rogi mukamarana iminsi 3 cyangwa icyumweru. Suko yaka niki uteganya gukora umwaka utaha? Imana niyitegura ntacyo nzi ntacyo rwose. Ngo nta kintu kimwe utekereza kuzakora. Nta plan nimwe uretse Imana gusa niyipanga ibyejo bibarabejo. Iyo ufite inoti ya senkani yaka uyirya ute? Senkani kubitana n'abavandimwe tugasangira tugasabana akarangira gutyo, ariko indangamirwa nayo nago Nuwa muri senkani bari muri indangamirwa. Senkani abarimo n'indangamirwa n'agacupa n'abavandimwe. None senkani wayamaze. None senkani ari umushinga wayakoramo. Uyu uteganya kuzagura ikibanza? Uyu uteganya kuzagura ikibanza? Ntabyo nteganya nzayakura. Izo senkani nagwa zibika. Karimani nabaye. Izo senkani za buri wa gatanu ziza nagwa zirundanye. Nabwo ari igihe ntayabona. Kandi navuze ko buri wa gatanu bashyiraho. Buri kwa gatanu bashyira, ariko hari n'igihe naba bafite izindi gahunda ko ntabwo umuntu yamfasha afite umuryango ko bohereza n'imiryango y'abara abantu bari USA bafite imiryango hano. Niba nanyibutse nkabona nkubise ku gasenkani nubwo yaba10 nubwo yaba $20 kude chapeau n'agacumi barakora. Bafite n'izindi gahunda agomba gukora kuko hariya namo bishyura amazu, hari nabo bafite amamodoka y'amadeni hariya. Uko bishyura hano amazu niko bishyura. Niba nyibutse akanagira ku gasenkani tukavuremo kudisha. Yaka niki wabwira aba YouTuber bakora inkuru ariko babanje kuguteguza ngo uza kuza kunkwikira umuntu runaka? Oya nta muntu ngiye ujye umbwira ngo ntwikira umuntu runaka. Ahubwo nsanga yagutwitse. Nyeje bundi ngiye njya kwanuza kwa Mushi. Ya video twifotoranya amafi hano yari yayabonye. Wabonye ko yari yaguze ifi yanayiteguye. Mwifotoranyije amafi. Ariko Mushi nta mutima mubi. Ni showbiz aravuga ati wowe urajya kwifotoza ku mafi mugasuku ntunari igifi ahubwo agahita yabika. Ngo n'agasusiso ngo nabonye urujyaho kamwe. Ariko ngo ngiye ngo dore ifi ngiyi nayiteguye. Nyine urabona ibintu byo guhangana ariko nta mutima mubi nyine nta biryo. mutima. Ifi za hano zose zibikwa. Ifi za hano Gasuko yasa zikubita muri filime. Ariko hariyo twari hano. Niyo twari hariyo. Hariyo twari hano. Ariko nayo ngo hare yimari. Nayo ngo hare yimari. Joye bamuvumbuye ngo za fi ni ifoto gusa. Oya. Ngo tujyana muri filime. Oya ariko icyo nabwira cyo hano kwa Gasuku turarya. Nubwo wenda no kwa namushategura ariko hano kwa Gasuku abari. Ubushide waje hano vuga ko kwa Mushara. Firigo ndakubwiye ngo firigo yo kwa Gasuku iba ntabari mu ifi harimo ihene nkenyi. Mushi iyo niyo wabazi nagahene kamwe. Umeze? Nabwo uzana imitwe gusa sinzi inyamuzijyana. Nuko ngo nyine Mushi baramubirinduye. Ubu ni ngo baramugarukanye. Ariko hano ihene turya amatako tukarya amaboko imitwe tukayigaragaza, ariko Mushi ugaragaza igihanga cyene. Yaka mbara ubwiza ukuri. Iyo ugiye mu nkambi ugenda ujyanye nkangahe? Bamafite nk'ibihumbi 100. Abahungu kabatamo se cyangwa ibana abavandimwe mbatamo ndara no muri roki ngewe. Ndi kumwe n'umwana w'iwacu from Masisi gake. Kidogo. Mwana nawe ngira ngo nashobotse ariko. Ibintu byitwa ibiryo mwirwamo mutegera ntabwo bizabahira. Ariko yakarakubwira ko nta mutima mubi byose ni content. Patri ngira ngo warabizi twebwe nta bijya amashyari tugira twazaniye abana content ntago bari bazi ibi bintu turabibigisha turabibakorera.
So ikindi kintu rero Patrick nagira ngo nkubwire ku bijyanye na Jackie tunasoza twarambiye abana baretse gato umuntu bita Jackie aracyari muto n'umwana kumva yakumva siko bimeze kandi yani ni twese kandi ngo yize twese twize duhora tuni wumvise yakavuga ngo iki yavuze ngo uracyumva ngitukana oya uracyabona nyikora umukobwa kwibere byo nkubwira twese tugomba kwigira hariya bikatubera isomo bikatubera n'akarorero ndabeshya reka dusoze reka twisoreze Peak Media TV mwakoze kudukurikirana kubana natwe reka twisoreze dusubire mu biganiro byacu bita amahoro y'Imana bane na asante sana